bati no ikindi muvane abasirikare banyu muri Congo, muvane RDF muri Congo. So the question is, RDF rega kwiri muri Congo yajyanyeho n'iki? Kukibwira ko yabiri muri Congo yagiye kugira gute? Niba uzi icyayijyanye rero, niba uri shwa kwiriyo muri icyo kibazo, muri icyo kibazo, hanyuma noneho ubaza u Rwanda utari ko abasirikare b'u Rwanda mwohereza muri Congo nijoro ku manywa bakaba bavuyeyo cyangwa bagumayo, kuki bagiye ko ikibazo twakirangije? Ikindi bakwiye guhagarika ni ugufata ikibazo cy'abanyekongo bakakigira icyacu, hanyuma warangiza ukavuga ngo wowe ugira icyo ukora hano, ibi bindi by'abanyekongo ni ibyacu biratureba. Okay, that's good. Warangiza ugahindukira ikibazo ukakigira icy'u Rwanda, ukakigira icyanjye, ukakimbaza. Okay, uyobora igihugu, abayobozi ba Congo bakavuga ku mugaragaro ko ntibazigera na rimwe bavugana n'abo ngabo bafite icyo kibazo muri Congo, bavanwamo, bicwa, bafungwa, bagira bate. Abayobozi b'igihugu akaba ari ko bavuga, kandi bakumva ko babifitiye uburenganzira, ndetse rimwe na rimwe abantu ukabona barasa nk'aho babiteze amatwi. Ndetse haba hariho uburyo bwo kugira ngo bijyemo, bagatangira u Rwanda murebe neza, musigaye mwumvikana nabi. Kumvikana nabi? Wowe ufite ikibazo uranyumva nabi, yewe bintera ubwoba? Wapi kabisa. Hari nabo nibutsa, nibyo navugiraga hariya kuri stade. Ubwo bakambwira ngo vugana n'aba bantu barwanira, ukavuga ngo urebe ngo bashyire intwaro hasi, ngo tubashyira ahantu, hanyuma ibyo tuzakora tuzabitekereza. Ariko ibyo simbizi, wenda bazabyemera. Ubundi uko mugenza abantu banyu nta nubwo mukwiriye kuba mubimbaza. Ariko iyo ufashe abantu nabi ukabambura uburenganzira bwabo, bifite ingaruka. Ndetse nkabongereraho nariko jewe mubwira muzi aho naturutse. Ndahangaha n'abandi twaharaniye uburenganzira bwacu n'igihugu cyacu, nta muntu n'umwe ku isi wigeze abiduha nka gift. Nta muntu wigeze aduha iyo favor. Wenda abandi hari abadashoboye kurwanira ibyabo, batinya no gupfa, ariko twebwe tudashyiye gupfa, uzatwizanaho uzatugwaho rwose. Biriya mwabonaga buri munsi ko bazatera u Rwanda kuko u Rwanda ni ruto, a small country, ntabwo ari ibyo birazwi, ntawe twabijyaho impaka n'ibyo. A small country, but our rights are as huge as of these big countries. It comes to our rights.
So hari nubwo rero mbabaza ariko ibibazo aho bihereye tubiganira tubivuga murasaba iki u Rwanda rugire rute? What do you want us to do to solve this problem? What do you want as a contribution? Mubwire M23 igira itya. Why do you want me to get involved at all with M23? If you admit these are Congolese, why doesn't Congo solve this problem of M23?